Yesu nudufashe kandi tugire neza. Haleluya, haleluya, kuri Imana ifite inama watugira ngo tubashe kunesha mu bugingo. haleluya, haleluya, haleluya. Mwami, umukozi wawe tumushyize mu biganza byawe kugira ngo Mwami Imana ubwo aza kuvuga ntaba ari we, ahubwo Mwami Imana woweho utwibwirire, natwe duteze amatwi, tumuteretse mu cyubahiro cyawe cyinshi kugira ngo Uwiteka Imana umukoreshe rwose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze byiringiro bizima ko buri mumwe wese uri aha ngaha afungurira amatwi ye kugira ngo yumve icyo umwuka abwira amatorero. Mwami Imana ari umwigisha, ari natwe, twese tugabane. Icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yego, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Kuba tutaziranye nitwa Olivier Umuhire, niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Muri iyi minsi ndi ahitwa Toronto. Turi abakristo, turi kujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo ndirimbe gato cyane nk'igitero kimwe cyangwa bibiri, ya ndirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza, iravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu, ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yanshyizemo ubutwari. Reka ndirimbe nk'igitero kimwe cyangwa bibiri y'iyo ndirimbo, wenda naho muri nubwo mikrofone zawe zifunze namwe twafatanya mukaririmba, byose bikatubera byiza. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu, ukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari. Ihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera umucyo w'ukuri, Yesu mukiza niwe mucyo, mukiza niwe yankuye mu ishyamba, sigaye mba mu mawe, ubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, ubura kweri ndashaka, nejejwe n'Imana umutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mucyo w'ukuri, Yesu mukiza niwe mucyo, ubugingo bwiza nahisemo ukorera Yesu, baho ni Kristo no gupfa n'inyungu,
umukristo wese ukuri jejwe n'Imana umutima wanjye n'umuriro w'ijuru ririmo sigaye ngendera umucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo. Amen. Anyanganira banza pati ya mbere mikrofone yari ifunze ariko byose ndumva Imana ibidufashamo bikagenda neza. Uyu munsi ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tudatinze, turasoma mu Bakorinto urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 amagambo tumenyereye cyane, numva ariyo turi busome hanyuma tukayaganiraho, Imana ikadufasha tukayaganiraho. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, ndasoma ibice 5, ndasoma umurongo wa 17. Ibice 5:17 yewe nahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Reka dusome kandi mu Befeso, Paulo yandikira Abefeso, aho tuhasome amagambo magufi ya ibice 4, Abefeso ibice 4, turasoma umurongo wa 20 tugeze 24. Aranditse ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Imana ishimwe. Turaca akarongo kuri umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka, kwambara umuntu mushya, kwiyambura umuntu wa kera tukambara umuntu mushya. Hanyuma twanasomye hariya mu Bakorinto ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Si quelqu'un en Christ Jésus, il est une nouvelle créature. Aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize, ibintu byose babihindutse kuba bishya. Rero ngo tuganire ayo magambo uko Imana idushoboza, umwanya utari munini ariko uko Imana yadushoboza kuyaganira. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibintu bya kera babishize, ibintu byose babihindutse kuba bishya. Aho ubuzima bwa kera bwa mbere iyo muri Kristo Yesu, ubwo Bibiliya yita ngo ni iminsi yo kujijwa, iminsi ya kera yo kujijwa, hakabaho n'ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Mu Baroma ibice 8 titre yaho utarasoma umurongo muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Abantu bari muri Kristo Yesu babaho ubundi buzima bushyashya. Ndagira ngo tuze kuganira rero turebe ibintu bikeya by'inyungu zo kuba muri Kristo Yesu n'ubuzima bushya bw'abantu bari muri Kristo Yesu. Uyu murimbyi twarimbye 48 mu Gakiza yatangiye avuga ngo yahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Aravuga ngo n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye ngo kandi yanshyizemo ubutwari. Aravuga ngo anejejwe n'Imana mu mutima we, ngo n'umuriro w'ijuru urimo. Yahawe ubugingo bushya. Ahandi aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana ngo kubw'ubuntu narayihawe. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, imigisha yose yo mu gakiza k'Imana. Abefeso igice cya mbere Paulo abandikira yarababwiye ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu ariyo na se, yaduhaye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. Abantu iyo bamaze kwizera bagakizwa bahabwa imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka.
ntabwo ndi kuvuga amafaranga nubwo nayo ashobora kuza, sindi kuvuga inzu nubwo nazo zaza, simvuga ibintu tubona abantu bose bifuza. Ni ibintu umuntu abona ageze muri Kristo Yesu, ni ibintu umuntu ahabwa iyo yinjiye muri Kristo Yesu, ni ibintu kandi utahabwa utinjiye muri Kristo Yesu. Ntiwabibona kuko wize, ntiwabibona kuko uba mu bihugu bikomeye, ni ibintu uhabwa gusa no kuba warinjiye muri Yesu. N'ibiki rero umuntu nahe mahirwe duhabwa no kwinjira muri Kristo Yesu, kuko hari igihe umuntu yinjira akinjira mu idini cyangwa akinjira mu itorero runaka, ariko ntakomeze ngo akomeze yinjire agere no muri Kristo Yesu, kuko Yesu yaravuze ngo ni njyewe rembo. Yesu nawe ni umuryango, ni irembo, ni irembo. Umuntu yinjiye muri Yesu harafunguye, ni irembo. Hari igihe umuntu yinjira akagarukira hafi, akinjira mu idini, akinjira mu itorero, akinjira ahantu abantu basenga, akinjira muri groupe de prière, akinjira mu bantu b'Imana, ariko ntagira amahirwe yo gukomeza ngo yinjire ajye muri Yesu, muri Kristo Yesu. Ndashaka kuvuga ibintu bikeya iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu. Ndavuga ku cyambere kuko ntekereza ko gikwiye kuza mbere, cyitwa ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababarirwa ibyaha bye. Kubabarirwa ibyaha, la rémission des péchés, kubabarirwa ibyaha, forgiveness. Umuntu ababarirwa ibyaha bye. Ndajya nsoma amagambo kuko nyafite bitari kure, ariko ndajya nyasita. Ndasoma Petero wa mbere cyangwa urwandiko rwa mbere rwa Petero, ndasoma ibice 2 umurongo w'10. Ngewe nahageze wenda ntimujye kwashaka. Haranditse ngo kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu bene data, hari ikintu gikomeye kimubaho umuntu adashobora kubona agiheshejwe n'ikindi cyose keretse kuba muri Kristo Yesu. Ni kubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha bisigaye biri unpopular, ntabwo ari ibintu bivugwa cyane, nta nubwo bindi mu nyigisho nyinshi zisigaye zihari, kuko bimeze nk'ibitagezweho. Ariko ndaza kubabwira ko dusomye Bibiliya, kubabarirwa ibyaha ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Hari ibintu bajyaga batubwira mu mibare, batwigisha imibare, hari bita ngo ni za condition ngo sine qua non. Ni condition imwe ikomeye cyane, kubabarirwa ibyaha. Nifashisha umugabo umwe muri Bibiliya w'umwami wa Isirayeli wari ukomeye witwaga Dawidi. Umwami ukomeye witwa Dawidi. Dawidi ni umwami wa Isirayeli wabayeho ukomeye, ndetse ku gihe cye Isirayeli yaraprospeye cyane, cyari igihugu gikomeye. N'igihe abigishwa babaza Yesu bakamubaza ngo mbese iki ni cyo gihe ugiye kugarura ubwami mu Isirayeli? Abisirayeli rêve yabo ni ugusubira uko bari bameze Dawidi ari umwami, kuko icyo gihe amahanga barayarwanyije barayatsinda, batsinda Abafilisitiya, baba une nation ikomeye, barubahwa, kandi icyo gihe Imana nabwo yari iri hafi yabo. Ni nayo mpamvu n'ubu ngubu no mu ibendera ryabo Abisirayeli bagifitemo inyenyeri ya Dawidi. Batekereza ko bakwiye gusubira uko byari bimeze Dawidi ari umwami. Dawidi yabaye umwami ukomeye wa Isirayeli, ariko ndashaka kuvuga kubabarirwa ibyaha. Impamvu Dawidi ari mu bantu babivuzeho cyane, kubera ko il a vécu, yabibayemo. Muri Samweli, sinjya kwasoma igitabo cya kabiri cya Samweli mu bice 11 na 12, malgré ko Dawidi yari umuntu ukomeye ubana n'Imana, handitsemo amagambo umuntu wese asoma akumva muteye ubwoba. Handitsemo titre nini ivuga ngo icyaha cya Dawidi. Bavugamo icyaha cya Dawidi yakoze mu 11. Iyo ugisomye usanga atari kimwe, usanga ari byinshi, kuko burya icyaha ngo gifite ukuntu kizana n'ibindi. Icyaha ntabwo kijya kiza cyonyine, kigira abarumuna bacyo, kigira ababyara, kigira abakuzin, kigira aba friends. Icyaha iyo kinjiye kizana friends, kizana cousins, kizana utundi twana twacyo tuza tugikurikiye. Ntikizi kugenda cyonyine, gihora buri gihe kigaragiwe. Dawidi rero mu bice 11
ngo abisirayeli baratabaye bagiye kurwana, bagiye kurwana Dawidi ngo arasigara, abantu bamwe bajya babyigishaho bakavuga ngo kuki yasigaye, ariko njye sinjya mbona ko ari ikibazo ko umwami yasigara. Buri gihe hose ahantu intambara ibaye ntabwo umwami ari uko ajyana n'abasirikare. Hanyuma Dawidi arasigara, asigaye aza gukora icyaha, akora icyaha cyo gusambana n'umugore w'abandi. Hanyuma nyuma yaho abonye ko bigiye kuzateza ibibazo Dawidi, kuko umugore yaje kumutumaho ko atwite, Dawidi ashaka uburyo asibanganya ibimenyetso, hazaho akandi gakuze k'icyaha. Nabwiye ko icyaha kitagenda cyonyine, gihora kiza gifite udupetit frere, kigendana twa petit frere, twa grand frere, twa cousins, kizana abandi bantu bagenda bagiherekeje, gihora gishaka abantu bagifubika. Hanyuma ngo ashaka uburyo asibanganya icyo cyaha. Amaze gushaka uburyo gisibanganya ngo atumaho umugabo w'uwo mugore witwaga Uriya, wari umusirikare umwe mu ngabo ze. Amutumaho, aramuhamagara, aramubwira ati ngwino va ku rugamba, wize wigire mu rugo, nta kibazo, wowe ugumye aha ngaha abandi bagiye kurwana. Yari agamije kugira ngo bitazamenyekana ko Dawidi agiye kubyara n'uwo mugore wa Uriya. Ndetse ngo yageze igihe afata Uriya aramusindisha, amuha ibyo kunywa kugira ngo asinde, noneho donc asigare yataye control. Ariko Uriya yari umusirikare mwiza, asinda agenda, yanga kujya kurara iwe kubera ko yavuzgaga ngo databuja Yowabu chef des armées ari ku rugamba, ngewe nanjye sinzi bujye kurara mu nzu yanjye, arara hanze aho ngaho mu barinzi b'umwami. Dawidi arabimenya, ashakisha uburyo yakomeza gusibanganya icyo cyaha, biragorana. Finalement aza kuvuga ati noneho uyu mugabo ubwo mbona yananiye, reka namwice. Hazamo no kwica. Hanyuma ngo yandika urwandiko, izo nkuru zose murazizi abasomye Bibiliya, ararwandika yohereza umugabo w'ingabo Yowabu, aramubwira ati uyu mugabo mumushyire imbere mu muhane apfe, mumushyire imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mu muhane apfe. Yowabu kuko yari umugabo w'ingabo kandi yari afitanye n'isano na Dawidi, yari umuntu umwumvira cyane, hanyuma aramwemerera. Uriya bamuzana, bamushyira imbere aho urugamba rukaze, baramuhana, arapfa. Amaze gupfa, Dawidi acyura umugore wa Uriya witwa Batisheba, aramucyura abo umugore we. Bibiliya aho muri 11 hajyaho akadomo, Dawidi nawe arakaraba, aravuga ati affaire classée, aravuga ati ibintu ndabirangije, ati dosiye ubwe irarangiye, duturne page. Affaire arayikarasa, yumva ko ibintu birangiye. Ariko ndashaka kubabwira yuko aya makuru atwigisha ibintu bikomeye. Ntabwo tuzi igihe cyashize hagati y'ira chapitre 11 n'iya 12, ntabwo tuyizi. Ariko bigaragara yuko ibintu Dawidi yakoze, iyo verse aho mu 11 harangira havuga akajambo kamwe kavuga ngo ariko icyo Dawidi yakoze icyo ngo kirakaza Uwiteka, bagashyiraho akadomo. Ibyaha birakaza Imana, ibyaha birakaza Imana. Hajya akadomo, hacamo periode tutazi uko ingana. Biza kugaragara yuko ibintu Dawidi yakoze bitashajishijwe n'igihe, kuko ibyaha ntabwo bishajishwa n'igihe. Kuba bimaze ini periode runaka ntabwo bibyaka, ntabwo mu maso y'Imana ntabwo bitakara kugeza umuntu abyihana. Cya 12 mwaragisomye, haza umuhanuzi witwa Natani, araza, Imana imutumye imwohereza kwa Dawidi, aza aca umugani, araza araganira, aca umugani. Dawidi yicaye ibwami yumva Natani n'imigani ye, rwose aravuga ati mu gihugu kimwe ati habayeho umugabo wari ufite agatama, afite agatama kamwe, atari umukene, ati rwose atari ko akaraza mu gatuza ke, ari agatama kamwe. Kandi hari n'undi mugabo w'umukire wari ufite intama nyinshi. Muri mugani wa Natani harimo ikintu gitangaje, yaramubwiye ngo nuko wa mugabo w'umukire aza kugira abashyitsi, yari des visiteurs. Sinzi ya musomye amagambo niba mujya mutekereza bari abashyitsi ari bande. Abashyitsi baje kurura mugabo, abashyitsi des visiteurs baje gusura Dawidi, bakaza kumugenderera, bagakomanga. Abashyitsi, iyo mbitekereje mbona wagira ngo ni abashyitsi bamuteye umunsi yarebye Batisheba.
hahise haza abashyitsi baza kwa Dawidi mu mutima. Aramubwira ati rero uwo mugabo haza abashyitsi ntiyafata mu ntama ze afite nyinshi, ajya gufata agatama k'abandi aragashikuza bari kagaburira abo bashyitsi. Natani atararangiza Dawidi aramubwira ati uwo muntu se ari mu gihugu jyewe Dawidi ntwara, mu bantu nyobora, ahantu mvuga bakanyumvira, uwo mugabo ni hwari, uwo muntu ni hwari ngo nkwereke uko mbigenza. Natani ntiyamubwira ko hari gusa, aramubwira ati ahubwo ati uretse no kuba hari ati ni wowe. Ibice 12:7 handitse iryo jambo rivuga ngo erega uwo mugabo ni wowe, erega uwo mugabo ni wowe, c'est toi, ni wowe turi kuvuga, ni wowe. Rimwe na rimwe Imana ivuganira natwe mu migani ntitubyumve, rimwe na rimwe ari twebwe iri kubwira. Natani aramubwira ati erega uwo mugabo ni wowe rwose, amusobanurira, amuha background, aramubwira ngo nagukuye mu ntama ngusumbisha abakuru bawe, nkuraho Sawuli, nkugira umwami, nguha ibyo ukeneye byose, urangije ukora icyaha cyababaje Imana cyane. Izo nkuru sinzikomeza, ariko Dawidi guhera uwo munsi yikubise hasi. Yarize amarira menshi, amwe yanditse muri Zaburi ya 50, andi muri Zaburi ya 51, asaba Imana imbabazi ngo imubabarire, ngo imugaruremo umunezero w'agakiza, ngo imukize inyama y'umuntu. Arababara cyane, yikubita hasi arihana. Imana yaje kumubabarira, iramubabarira. Muri Zaburi y'indi ya 52 ahita yandika ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Hahirwa umuntu wabariwe ibyaha by'ibicumuro bye bigatwikirirwa, umuntu wababariwe. Uwo muntu wababariwe ibyaha bye. Bene data, nahereye kuri ijambo nshaka kuvuga kubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha ni ikintu gikomeye cyane. Kuba Imana itazakubaraho ibyaha, kuba utabarwaho ibyaha byo muri 2015 na 2020 na 2013 no muri 80. Hariho abantu ibintu bya kera bikibabarwaho, dosiye zose zigitondetse bikibabarwaho. Hariho n'abandi bagize amahirwe binjiye muri Kristo Yesu, bababarirwa ibyaha byabo, ibyaha byabo byose bibabarirwa, bahabwa imbabazi. Nari ndimo mbabwira ngo ntabwo bigezweho kuvuga kubabarirwa ibyaha. Et pourtant niyo ngingo yonyine bazashingiraho turi kwinjira mu bugingo. Wa muririmbyi tujya turimo mu gushimisha yabajije mugenzi we, aramubwira ngo wogejwe n'amaraso, ngo mbese watunganyijwe n'amaraso, ngo imyambaro yawe irera. Niko uwo muririmbyi yavuze, ngo hari ubwo yakuhagije amaraso, ngo mbese imyambaro yawe irera. Tujya dusoma igitabo cyamenyekanye cyitwa Umugenzi, cyangwa The Pilgrim's Progress, cyangwa Le Voyage du Pèlerin, cy'uriya mugabo witwa John Bunyan. Bakatubwira inkuru nyinshi zimeze nk'imigani ariko zishushanya ibintu biriho. Bavugamo umugabo witwa Ntabwenge, tujya tunaririmba ngo wagiye adafite urwandiko. Umugabo witwa Ntabwenge wagiye mu ijuru, agenda afite za facilite nyinshi. Ku bantu barebye akamuvi kiriya filime y'Umugenzi, Ntabwenge ageze ku ruzi arirwo rupfu, ahageze we ntiyahuye n'ingorane nk'izaba Kristo na Byiringiro. Yarahageze ngo abone ubwato, yambutse mu bwato, yahuye na facilite yambuka mu bwato, ameze neza yegamiye, bagenda bagashya areba inyuma, afite byari biri très facile pour lui. Malheureusement ageze ku irembo aho binjira mu bugingo, binjira mu ijuru, bamubaza, yari afite amadosiye menshi niko nibwira, bamubaza agapapuro kamwe. Sinzi ko ugeze ujya nk'ahantu gushaka ibyangombwa, nk'ahantu nyina byagiye bimbaho ko gushaka ibyangombwa ahantu, wahagera bakubwira ati ufite iki ngiki se, batufite bati wanyuze se mu, ndavuga iby'iwacu mu Rwanda, wanyuze mu kagari, ukavuga uti narahanyuze. Wanyuze se ku muyobozi w'umudugudu, uti narahanyuze. Hanyuma se ushinzwe umutekano yaragusinyiye, ugasanga nk'iyo sinyatire y'umutekano ntuyifite, bakagusubizayo tuzaze mu cyumweru gitaha. Ni ibintu biba bibabaje cyane. Ntabwenge nawe ibintu byamubayeho, yari afite ibintu byose keretse the most important thing. Bene data, turimo kuganira muri Imana uyu munsi, ni byiza gucekinga ko umuntu afite the most important thing.
ikintu gikomeye cyane. Baramubaje bati twereke ibintu by'uko wanyuze aho abandi batangirira. Aragishaka agapapuro, aragashakisha akabura. Baramubwira ati n'utagafite niko twarebagaho gusa, ibindi by'uko watangaga amaturo, iby'uko wafashije abakene byari kugira valeur bifite ako gapapuro kabanza, none ako gasinyatire ka imbere ntabwo gafite. Uwo mugabo ngo bamusubizayo, inkuru ze zirangira nabi. Niyo ngingo imwe yonyine kubarirwa ibyaha bazarebaho, bazareba ko umuntu yababariwe ibyaha. Mu Byahishuwe 22:14 haranditse ngo hahirwa abantu bamesa bakamesera ibishura byabo, bakabimesa ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi ngo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Byahishuwe 22:14. Hahirwa abantu bamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Hahirwa abantu babariwe ibyaha byabo bigatwikirirwa. Hahirwa abantu Imana itazabaraho gukiranirwa. Hahirwa abo bantu ni abanyamahirwe bakomeye cyane. Iyo umuntu yinjiye muri Yesu rero, umugisha wa mbere ukomeye tuvugaho muri Kristo, wa mbere w'agaciro ni ukubabarirwa ibyaha. Umuntu akaba yarababariwe ibyaha batakimubaraho imanza, nta manza arimo. Pawulo yabyandikiye Abaroma ibice 8:1. Arabwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho ukundi. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nta teka bazacirwaho ukundi abantu bari muri Kristo Yesu. Ntibazajya mu manza abantu bari muri Kristo Yesu. Abantu batari muri Kristo Yesu bazacirwaho iteka kandi ritari ryiza. Yohana mu Byahishuwe yatunguwe no kubona mu ijuru, ari mu iyerekwa. Abona mu ijuru habayo ibitabo, abona ya des livres, abona barandika, abona banditse presque tout y'ibintu twanyuzemo. Abona ibitabo ngo byinshi banditsemo imirimo y'abantu. Agiye kubona ariko adistengamo ngo n'ikindi gitabo, niko handitse ngo ariko mbona n'ikindi gitabo, ngo icyo gitabo ngo cyitwa ngo ni igitabo cy'ubugingo. Baravuga ngo umuntu wese batasanzemo muri icyo gitabo, umuntu wese baceka ntibamusangemo, bya bitabo bindi ntibajya gusoma ibyo yakoze, ntibajya gusoma ibindi yaba yarakoze byiza, ntibazana abakene yafashije, ntibazana ko yatanze amafaranga, ntibabireba. Baravuga bati ko utari muri iki gitabo birakudisqualifiya. Umuntu wese utabonetse ko muri icyo gitabo ngo bamujugunya ahantu habi, ajya mu nyanja y'amazuku n'umuriro. Inkuru ze zirangira nabi. Kuba umukristo, umuntu agakizwa akizera Yesu, ikintu gikomeye cya mbere kihari ni ukubabarirwa ibyaha. Kuba warabariwe ibyaha, kuba utakibarwaho ibyaha, kuba Yesu yaragukuyeho imanza. Ushize aho twigeze kuganira twavuze gatoya, hari ibintu bitatu Yesu yakoze atubabarira ibyaha. Cya mbere ni uko Yesu yabaye impongano y'ibyaha byacu. Propitiation yabaye impongano y'ibyaha. Impongano ni ijambo rikoreshwa mu bitambo. Yabaye igitambo kimwe gihagije kugeza iteka ryose. Yesu yabaye igitambo kimwe, ntidukeneye gutamba ibindi bitambo. Icya kabiri, Yesu atubabarira, yabaye incungu yaraducunguye, yabaye incungu, redemption cyangwa redemption bavuga icyongereza. Redemption yaraducunguye. Sinzi ko gucungwa mujya mubitekereza, ariko mu nkuru zo mu isano rya kera bavugamo ibintu byinshi byo gucungura. Mu Barewi ngira ngo no mu Kuva no mu Kubara basobanura ibyo gucungura ibyo ari byo. Ni ijambo rikoreshwa mu isoko, ni ijambo ryo mu isoko. Ni ijambo ryo mu isoko. Hacungurwaga imbata, zaracungurwaga, bacunguraga imirima, bacunguraga abantu, umugore umugabo wapfuye nta mwana agira bakamucungura. Gucungura, Yesu yaraducunguye, yaratuguze, aducungura kandi nta kintu twatanze. Ikindi cya gatatu, mvuze impongano no gucungura, ni ukudutsindishiriza. Twabiganiyeho na benda atari rimwe iminsi ishize. Gutsindishirizwa ni ijambo ryo mu nkiko, ni amagambo yo mu nkiko, ni gukurwaho imanza, ni ukuba déclaré juste, ni ukuba umuntu batakimubaraho imanza malgré ko yatsinzwe, ariko Imana ikamukuraho urubanza. Iyo ni ijambo rya mbere numvise nabwira abantu bose turi kuganira cyangwa bazumva n'izi nkuru, yuko umuntu uri muri Kristo Yesu aba une nouvelle créature.
ibintu bya kera birahagarara. Umusaraba umeze nk'ikintu gitangira ibya kera ngo bidakomeza kutubarwaho. Ibintu byose byabaye mbere y'umusaraba, iyo twizeye Yesu birahagarara, birasigara, byose birasigara, tugatangira une nouvelle vie en Christ Jésus, ubundi buzima bushyashya muri Kristo Yesu. Ibyabaye mbere y'umusaraba birasigara iyo twizeye, ntago biba bikitubarwaho. Aka kabiri ndi buvuge, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ageze mu bugingo. Reka njye gusoma hano muri Yohana ndasoma ibice 5. Yohana ibice 5 ndasoma umurongo wa 24. Abafite Bibiliya reka tuhasome. Yohana ibice 5:24 handitse ngo, nukuri ndababwira yuko wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ngo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo, abavuye mu gihugu kimwe cyitwa urupfu agiye mu kindi cyitwa ubugingo, abavuye mu gihugu kimwe cyitwa rimbukiro agiye mu kindi gihugu cyitwa ubugingo. Iyo umuntu yizeye aba yambutse, abavuye aho hantu yambutse agiye. Habaho diferanse nini cyane iri hagati y'umuntu wizera n'utizera, y'umukristo n'udakijijwe. Ubu iyo turi hano mu isi ntigaragara, biba bimeze nk'aho bisa, mwese mujya ku kazi kimwe, mwese mukurura hano turi, umuntu wese akurura cya dustbin cy'imyanda, wese aragikurura, n'undi akagikurura mukijyana imbere kugira ngo bajye kubitwara. Abantu bose bakora ibintu bimwe, mwese mwicara muri bus zimwe cyangwa mugatwara imodoka zimwe, ibibazo biza ari kimwe. Iyo haje covid mwese mwambara mask kimwe, biba bimeze nk'aho ari bimwe. N'imibereho kandi y'ibibazo byo mu isi, abantu bose barapfusha, bose bararwara, ku buryo ubona umukristo n'utari umukristo ukaba wagira ngo nta diferanse irimo. Ariko mbabwire bene data, Yesu yaciye umugani uteye ubwoba mu bice 18 bya Luka, yerekana diferanse iri hagati y'umukirisitu n'udakijijwe. Aca umugani avuga ngo witwa Lazaro na Nyamutunzi, yerekana ko burya hagati y'umukirisitu n'utari umukirisitu ngo habamo umworera. Ya pas seulement une différence, ahubwo ni umworera. Ya une énorme différence, ikintu kirekire cyane nta n'ahantu bihuriye. Uko ngo Nyamutunzi na Lazaro bose babayeho ku isi, bose babaho, Lazaro abaho nabi, Nyamutunzi abaho neza, ariko ngo bose baza gupfa. Bamaze gupfa niho hagaragaye quelle était la différence entre Lazaro na Nyamutunzi. Kuko ngo Lazaro yarazamutse ajya mu gituza cya Aburahamu, Nyamutunzi ngo aramanuka ajya ahantu mu muriro wo kubabazwa. Abonye ari kubabazwa ngo sinzi ukuntu Imana yafunguye nk'akarembo yereka Nyamutunzi ahantu Lazaro ari. Hanyuma ngo Nyamutunzi aravuga ati se nta kuntu watonyanza amazi ku isonga y'ururimi rwanjye ko ndimo mbabazwa cyane, nta kintu wamfasha kivuye aho ngaho uri kikagera aha ngaha. Ngo baramubwira ngo hagati y'ahantu naho Lazaro ari ngo habe umworera munini cyane, ngo nta nubwo biri measurable, you can't measure, ni birebire cyane, you can't even compare. Rya jambo ryanyigishije ko umukirisitu n'umuntu akijijwe, nugera mu bibazo ukabona urakennye, ukabona ufite ibibazo, ukabona urarwaje, ukatekereza ngo ariko se ngo buriya ngura muntu ntafite ikintu andusha nubwo atizera, nubwo atari umukirisitu, uzibuka aya magambo, uzibuke ko haba umworera, hamo une grande différence, a huge difference. Uzibuke ko hagati y'umukirisitu n'umuntu utarakijijwe habamo ikintu kinini ngo udashobora gukombura, utabona ukuntu traverse. Nyamutunzi aravuga ati se none basi mumfashe, basi hagira umuntu uva aho ngaho ari ajye kubwira bagenzi banjye, abavandimwe banjye bakiri ku isi, bihane batazaza aha ngaha ndi kuko ni habi. Nanone bamubwiye ijambo rikomeye, bamubwira bati reka da, bati bafite Mose n'abahanuzi, nibatumvira abo ngabo ntabwo n'ubundi bakwihana niyo umuntu yazuka. Amagambo turi kumva nayo umuntu yumvise
haramutse umuntu utarizera Yesu ajya yibuka ko ari amagambo amutangira amubwira ngo ukwiye kwizera mu gihe ugifite uburyo, ukwiye kwakira Yesu mu gihe ugifite uburyo, ukwiye gushyira umwete mu kwita ku magambo wumva ukayizera mu gihe hakiriho uburyo, kuko one day nta buryo buzaba buhari, uburyo buzaba bwashize. Igihe cyane mutunzi yashatse kubisubiza inyuma asanga ntibisubira inyuma, uburyo bwari bwarangiye. C'était la fin des temps. Il y avait plus d'opportunités. There was no more opportunities. Ibintu byari byahagaze, ibintu byari byarangiye, yari yagiye mu gucirwaho iteka. Lazaro yagiye mu bugingo buhoraho. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu, ndashimira Imana ko aba yinjiye mu bugingo buhoraho, aba yinjiye ahantu heza hitwa mu bugingo. Niye facteur yo kugira ngo umuntu ahinjire, byose biva ngo mu kwizera. Yesu yavuze aya magambo, nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera, Yesaya yigeze kuvuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ninde wabyizeye. Amagambo y'Imana menshi aravugwa, abantu benshi barayumva, ariko ntabwo abantu bose bayizera. Abantu benshi barabyumva ariko bose ntibabyizere. Yesu ari kwigisha undi mugabo ukomeye hano muri Bibiliya witwa Nikodemu. Yaramwigishije guhera mu gice cya 3 cya Yohana umurongo wa mbere kujya nko kuri 19-20. Aramwigisha, amuha inyigisho ku murongo wa 14. Aramubwira ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abantu bariwe n'inzoka bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima, niko yamubwiye ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti. Nka background ntoya cyane, biri mu Kubara 21, Mose yamanitse inzoka, abiseye ngo batewe n'inzoka z'ubusabwe ziraza, des serpents venimeux, zirabarya barapfa, ko inzoka zirya umuntu agapfa. Yenda umuganga bagiye batwigisha ubumara bw'inzoka n'ukuntu bwica n'ibiki byose. Hanyuma abantu baterwa n'inzoka z'ubusabwe bwica. Imana ibwira Mose ngo cura indi nzoka imeze nka ziriya ariko iri mu muringa, uyimanike hariya, uyimanike ahantu sinzi uko nahita, ahantu ku karubanda abantu bose bareba, uyimanike abantu bose bahareba. Irangije ivuga ikintu kiri simple. Muzi ko Imana itasabye abantu ibintu bikomeye, Imana yasabye ikintu kiri simple. Imana ntabwo yakomplitse ibintu by'agakiza, yasabye ikintu kiri simple. Yaravuze ngo umuntu wariwe n'inzoka kureba ngo arebe, atumbire ya nzoka iri hariya, ngo nayitumbira arakira uburibwe bwe. Abazi indirimbo yo mu gushimisha ivuga iyo ngiyo iravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Ngo abantu bose, umuntu wavuze ati ariko ibintu Mose avuze reka mbikore. Umuntu wumvise ayo magambo akavuga ati kubera ibintu nubwo it doesn't make sense, nubwo ntumva icyo bishatse kuvuga, nubwo rationnellement it doesn't make any sense, reka mbikore kubera ko bivuzwe n'Imana, reka mbikore ndebe ikivamo. Umuntu wabikoze gutyo yarakize aba muzima. Umuntu wavuze ngo it doesn't make sense agakomeza akareba aho inzoka yamuriye yarapfuye, ariko umuntu wabikoze gutyo yarakize. Factor irimo muri ibyo bintu ni kwizera amagambo y'Imana. Kwizera amagambo y'Imana bizana gukira, bizana agakiza. Yesu abwira Nikodemo ngo rero nk'uko Mose yamanitse inzoka, umuntu wariwe n'inzoka akayireba agakira, niko n'umwana w'Imana yatumanikiwe kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ku murongo tuzajya dukunda gusoma 14 kavuga ngo utamwizera amaze gucirwaho iteka, ariko umwizera ntacirwaho iteka. Factor irimo ni kwizera. Impamvu ijambo ry'Imana rivugwa cyane ni ukugira ngo hagire umuntu wizera, hagire umuntu bitacinga bikoraho, hagire umuntu bishima byinjira, hagire umuntu byumva abyumve birenze uko bari kubivuga. Imana ibimuganirize, ikore ku mutima we yizere. Iyo umuntu yizeye yinjira mu bugingo buhoraho, ibya kera bigashira akaba icyaremwe gishya. Hagire umuntu wizere. Ibyo bibiri mbuze, iyo umuntu yinjiye muri Yesu nyine arababarirwa, yinjira mu bugingo,
kwinjira mu bugingo buhoraho. Ndashaka kuvuga imibereho yo muri Kristo Yesu, ndensista ku kintu kimwe kugira ngo wenda ntaza gutinda. Nunata Olivier yarimo avuga ngo nze gusubiramo ibyani ngo sindi bubivugaho cyane, ahubwo ndashaka kuvuga noneho uri muri Kristo Yesu, umuntu amaze kwizera ni umukristo. Imibereho y'abantu bari muri Kristo Yesu nihe mibereho? Niko twasomye hano mu Befeso, twasomye ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya. Kwambara umuntu mushya, hariho umuntu wa kera, hariho n'umuntu mushya. Hariho boss wa kera, hariho umutware wadutwaraga kera, hariho our old boss wa kera wacu wadutwara. Abisirayeli bafite boss wabo wa kera witwaga Farawo. Farawo yaranze kubarekura, yari boss wa kera. Farawo kugira ngo azabarekure byasabye ibyago 10. C'était difficile. Impamvu nuko bari bamufitiye akamaro. Boss wa kera akomeza gukurikirana abantu nta kuko bamufitiye akamaro. Abisirayeli mu kuva igice cya mbere bubakiye muri Egypte, mu Egiputa babubakiye imidugudu, imijyi ibiri, 2 villes, umwe witwa Ramesses n'undi witwa bari Putimu. Bamubakiye imidugudu 2 for free, bari man power iri free. Bubakiye Farawo ibintu, bakoze imirimo myinshi ikomeye bakiri mu Egiputa kandi biri free, abakubita gusa akabaha n'ibintu nta n'ibikoresho abaha, yigeze no kubima ibikoresho, akajya babwira ngo bajye bacira amacandwe, bafatira amacandwe bakata urwondo bakoresheje amacandwe yabo, nta n'amazi yabahaye. Boss wabo wa kera, il était cruel, ntabwo ari umuntu mwiza gatoya. Boss wa kera kugira ngo azabarekure yarabanje aragoragoza. Mose akamubwira ati turagiye, akamubwira ati okay, ati icyambere hazagenda abandi, hazagende abantu bashaje. Yabanje kumubwira ati abantu bashaje n'ubundi batamuha akabyizi, bazagende uzabareke bagende, ariko abana batoya muzabansigire, abagifite imbaraga muzabansigire. Ari amagambo muziki ntabari kutubwira buriya nuko ari igihe umuntu ava mu Egiputa ariko agasigaye abana batoya, agasigaye imbaraga ze, akagira ibintu asigaye. Hari n'abamubwira ati muzansigira amatungo yanyu ntimuzayajyane. Hari igihe umuntu ava mu Egiputa agasigayo imitungo ye, ukagira imitungo ukaba waravuye ariko imitungo yawe yose ikiriyo. De façon que ubucuruzi bwawe ahantu kuri ibyo kurya bikiri anda wa mu boss wa kera. Farawo yaravuga ati no, muzagenda ariko munsigire ubutunzi, kugira ngo bazarekure ura boss wa kera. Byabaye ikibazo gikomeye. Umwami yavuze ati abana muzasige ubutunzi. Hari n'ahantu yavuga ati noneho basi mugende ngo ariko ntimuzajye kure, muzajye ahantu hafi, ahantu nshobora kubahamagara anytime bakeneye, mukampa umusada, mukamfasha, mukampa akabyizi. Muzi ko hari igihe umuntu aza kuba umukirisitu ariko nyine agatura ahantu hafi ya boss wa kera, wa Farawo, ku buryo Farawo yamukeneye ashaka kumutumaho akamubipa agahita amuhamagara akaza. Hari igihe umuntu abaho gutyo, ariko umuntu Mose yaramubwiye ati ntabwo turi bubyemere, turajya kure, tuzajya kure mu butayu, tuzajya kure yawe Farawo, tuzajya kure, tuzatambira Imana yacu mu butayu kure. Ngo kubera ko ibyo tuzatambira Imana mushobora gusanga bizira kwa Egiputa. Yashaka kwerekana ko iyo umuntu ahagurutse akurikiye Imana, iyo umuntu ahamagawe abaye umukirisitu, aba akwiye kujya kure. Ukwiye kuba umukristo ukajya kure, ntujye hafi, ntujye ahantu baguhamagara. Igitabo cyo kuva cyose cyerekana ukuntu Abisirayeli bavuye mu Egiputa, ariko Egiputa ntibavemo, ikagihora ihumura, amadegede agahumura, bagahora bahifuza. Ni umuntu wa kera, ni l'ancienne vie, ubuzima bwa kera bwa kamere, waba ugihamagara umuntu ukimuhamagara. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu rero, akazi kacu nakahe? Ni ukwiyambura umuntu wa kera, ni uguhora dusaba Imana ngo twiyambure umuntu wa kera. Imana idushoboze kwiyambura umuntu wa kera, tugasenga, tukumva ijambo ry'Imana, tugatera kugira ngo twiyambure umuntu wa kera, twambare umuntu mushya, twambare umuntu mushya. Ni akazi kandi katari gatoya.
bimwe mu bintu bidufasha kugira ngo tube bashyashya harimo ibintu byinshi, ariko harimo no gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bikeya ndimo kwegera gusoza by'umumaro wo gusoma ijambo ry'Imana nk'abantu bari muri Kristo Yesu. Why do we have to read the Bible? Kubera iki tugomba kurisoma? Kuki tugomba kurigira umwanya? Kuki tugomba kugira akanya ko kurisoma? Ridufasha iki? Ritumarira iki? Kubera ko mwenda wari uyoboye gahunda ye mambwira iriya nyigisho yifuzaga, ariko sindi bubone uburyo nyishyiramo, ahubwo ndababwiraga gusa kuko hamwe mu bantu Imana ivugira nk'uko yabivugaga ni mu ijambo ry'Imana. Ndavuga rero Bibiliya, ijambo ry'Imana, umumaro wabyo, why, kuki abantu muri Kristo bakwiye kugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana no kurisoma no kuryiga. Reka mvuge bikeya impamvu zo gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Icya mbere cy'impamvu zo gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, turi mu buzima bushya, dans la nouvelle vie, tugomba kugira umwanya wo gusoma Bibiliya, umuntu akagira umwanya wo kuyisoma. Hari umuntu umwe yavuze ngo aravuga ngo iyo umuntu amaze imyaka 20 ari umukirisitu ngo atarasoma isezerano rishya, ngo ntabwo biba biri sawa, ngo umuntu aba yarabishyizemo intege nkeya. Gusoma ijambo ry'Imana, kubera ituma gusoma ijambo ry'Imana, reka mvuge ibintu bikeya by'impamvu tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Icya mbere nuko ni ibiryo by'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni ibiryo by'ubugingo, ni ibiryo by'ubugingo. Iyo umuntu ari muri Kristo yisaba ko gusoma ijambo ry'Imana, ni ibiryo by'ubugingo. Matayo 4:4 haravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iri jambo riradutunga, riratugaburira, umuntu riramugaburira. Icya kabiri, impamvu yo gusoma ijambo ry'Imana, uri mu bugingo bushya, quand tu es dans une nouvelle vie, ubuzima bwa kera waraburetse. Ijambo ry'Imana riratweza. La parole de Dieu nous sanctifie. Yohana 10:12 baravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana riratweza, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Icya gatatu, ijambo ry'Imana riradukuza. Iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gishya, ubuvutsi bwa kabiri, tu es un nouveau-né, uri mutoya, uba umuntu mba nkwiye, iyo mvutse mba nkwiye kugaburirwa, nawe ukwiye kugaburirwa kugira ngo dukure. Petero wa mbere 2:2 aravuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze, abageze ku gakiza. Mwifuza ayo mata kugira ngo abakuze. Ijambo ry'Imana riradukuza. Icya kane, ijambo ry'Imana ni inkota, riri mu nkota, riri mu ntwaro dukoresha turwana. Ni amagambo muza, Efeso 6:17 mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu ntwaro ziri offensive, hari aho n'intwaro ziri offensive n'iziri defensive. Riri mu ntwaro ziri offensive, mwakire ijambo ry'Imana, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Icya gatanu, ijambo ry'Imana riragenzura ibyo twibwira, riragenzura. Ijambo ry'Imana riragenzura. Reka nsome uyu murongo uri hano mu Baheburayo 4, mwumva ukuntu avuga, murawuzi. 4:12, abakunda gusoma Bibiliya barawuzi. Haranditse ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima kandi rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, kandi rigahinguranya ngo ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabanguka, ririhuta, rikabanguka kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ijambo ry'Imana ngo riragenzura, rigenzura umuntu, riramugenzura. Ni umumaro ukomeye kuko kugenzurwa biragoye, ariko ijambo ry'Imana ngo rifite ukuntu rigenzura, ngo rikanadiferansiya ibintu bigoye kudiferansiya ngo umwuka n'ubugingo, ingingo n'umusokoro. Ijambo ry'Imana riraza rikabidiferansiya, ibintu bigatandukana. Ikindi dufite mu mpamvu mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana ritumarira, riratuyobora. Ni amagambo tuzi Dawidi yavuze, Zaburi 119, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ry'Imana riratuyobora.
nanone Petero arongera arivuga aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera. Aravuga ngo rimeze nk'itabaza rimurika acuza umwijima ngo rigakesha ijoro. C'est comme une lampe. Ijambo ry'Imana rigenda rimurika ahantu tugeze. Abantu bari muri Kristo Yesu bari mu buzima bushya, dukwiye kugira umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, tukarisoma, tukagira umwanya wo kuryumva, tukagira umwanya wo kurisoma. Biradufasha, bidufasha kwiyambura umuntu wa kera, bikadufasha kwambara umuntu mushya. Ndumva ngiye gusoreza aha ngaha, iminota yanjye ndumva iri kurangira. Ndagira ngo nsoreze aha ngaha mbabwira ngo icya mbere, umuntu utarakira Yesu, umuntu utarizera umwami wacu, umuntu ukibyibazaho, mubwire ko akwiye gufata icyemezo none. Ntabwo biba ari byiza bugiye kuhoporta kwizera umwami Yesu. Biri très important ko umuntu abikora none. Nanone kandi nkabwira n'abamaze gukizwa benshi muri bene data turi hano ko dukwiye kujya twiyambura umuntu wa kera, tukambara umuntu mushya, tukamwambara umuntu wa kera, bosi wa kera. Ibintu bya kera biragaruka, biraza bosi wa kera. Yesu yigeze muri Matayo 21 yigeze kuba agiye kujya i Yerusalemu. Izo nkuru murazizi. Atumaho abigishwa ngo bajye kumuzana icyana cy'indogobe, ngo bajye kukizana. Ngo baragenda bajya kukizana, ngo bajye kukizitura. Bibiliya iravuga ngo ba nyiracyo, bene icyo cyana cy'indogobe barayikarama bati icyo cyana cy'indogobe murashyijyana he? Ba nyiracyo. Yesu yababwiye ngo nihagira umuntu ubabaza mubabwire ngo databuja niwe ugishaka. Aya magambo twigisha ko il y a deux propriétaires, hari ba databuja babiri. You have to make a decision which one to follow. Hari uwa mbere uwo ngo ba nyiracyo, the old boss. The old boss ni kamere wa mbere, ni kamere, ni Satani. The old boss wa kera. Wa wundi watangiye mu Kristo, bari kujya mu Kristo agiye mu ijuru, ngo Apollo araza aramutambikira ngo baravuga ngo nakumenya uri ingabo yanjye urancitse. Mu Kristo bamwe ati nibyo kuko nahoze ngukorera, ariko ibihembo utanga nabonye narabivuyemo nta kintu bimarira. Ati ubu ngubu nabonye undi mwami. Habaho the old boss, habaho ariko dufite ubu ngubu na our Lord Jesus, dufite undi mwami wacu, undi mwami. Tuba dukwiye guhora twiyambura iby'umubosi wa kera, tukambara iby'umubosi mushyashya, umuntu mushya akabure twambara ibya kera tukabyiyambura. Yesu nabaho umugisha. Aya magambo numvaga ariyo twaganira uyu munsi ku cyumweru. Ndagira ngo dusenge Imana kugira ngo Imana ikomeze kugenda ituganiriza muri ayo magambo. Reka dufata akanya ko gusenga. Yesu umugisha. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje cyane, tugushyize hejuru yuko ushobora byose, tugushyize hejuru yuko ufite imbaraga zikubashisha kwigandurira byose. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'umwanya wo guterana na bene data, urakoze cyane kubw'umuntu wese wumva amagambo yawe. Urakoze Yesu, urakoze mwana w'Imana, kandi ntabwo uhwema gukiza abantu, ntabwo uhwema gukiza abantu, ntabwo uhwema. Waravuze ngo numanikwa hejuru y'isi uzireheza amahanga yose. Turasengera umuntu wese wumva amagambo yawe, n'uzayumva wese mwami, kugira ngo utarizera umuvugishirizemo, umuhamagare, umubwire ibya Yesu, umubwire urukundo Imana yakunze abari mu isi. Mwana w'intama w'Imana, bashe kwizera maze abarwe hamwe n'umukumbi w'Imana. Kandi turasenga kugira ngo abizera, abakishijwe, abakiye Yesu, dushoboze kwiyambura umuntu wa kera, twambara umuntu mushya. Widushoboze mukiza kubera ko ufite imbaraga. Urakoze kumva gusenga. Tenze mu izina rya Yesu. Amen.